Muraho neza nshuti zanjye, nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro y'Imana ndetse n'imigisha. Murakomeye cyane, Imana ibahezagire muri byose. Ni Arico AI TV show. Maze iminsi ntaboneka ariko uyu munsi naje noneho mbazaniye ikiganiro cyiza, nje kubabwira amazina meza agezweho twakwita abana bacu muri iki gihe cy'ikinyejana, aho dusanga koko duca umugani mu kinyarwanda tuvuga ngo izina ni ryo muntu. Mu by'ukuri rero aya ni amazina meza dukwiriye kwita abana bacu. Ni amazina atatu kuko nicyo cyerekezo tugezemo, dukwiriye kwita abana bacu mu gihe bavutse bikagenda neza. Duhereye ku mwanya wa nyuma rero, izina ryitwa ushobora kwita umwana w'umuhungu Agabe Ahdo Brian. Agabe Ahdo Brian, aya ni amazina meza. Agabe ni izina ry'ikinyarwanda, Ahdo ni izina ryiza cyane rikomoka muri German, rikaba risobanuye umunyabwenge. Naho Brian naryo ni izina ryiza cyane ukwiriye kwita umwana wawe w'umuhungu. Iri rikaba ari izina rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ngo munyacyubahiro. Numva na amazina meza twakwita abana bacu. Agabe Ahdo Brian. Agabe Ahdo Brian. Ababyeyi rero ntimucikwe ukurikirane video yose kugira ngo umenye andi mazina meza ushobora kwita umwana wawe w'umuhungu. Mu by'ukuri ni amazina twabatoranyirije ajyanye n'icyerekezo, yandikwa neza ndetse twanabihitimo kuyandika kugira ngo mujye mubona n'uburyo yandikwa. Ku mwanya wa 9 rero turasanga Wihiriwe Eden Enzo. Wihiriwe Eden Enzo. Aya ni amazina meza cyane twakwita abana bacu muri iki gihe cy'ikinyejana, ajyanye n'icyerekezo ndetse amazina abazanira ibyiza, abazanira imigisha. Uhiriwe rero ni izina ry'ikinyarwanda, Eden ni izina ry'irinyamahanga rikomoka muri Bibiliya, risobanuye ngo paradizo. Enzo naryo ni izina ryiza cyane ushobora kwita umwana wawe, rikomoka mu Baratini, risobanuye ngo umutegetsi. Tugeze ku izina rya 8, Shami Avila Patient. Shami Avila Patient ni izina ryiza cyane twakwita abana bacu, umwana w'umuhungu. Shami ni izina ry'ikinyarwanda, Avila ni izina ry'irinyamahanga rikomoka muri Spanish, rikaba risobanuye umutekano. Patient naryo ni izina ryiza cyane wakwita umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye kwihangana. Aya ni amazina meza rero akurikirana abana bacu, akaba ari amazina yabaherekeza mu buzima bwa buri munsi, abifuriza ibyiza. Ababyeyi rero mureke mukurikirane video yose kugira ngo mukomeze kumenya n'andi mazina ushobora kwita umwana wawe w'umuhungu. Akaba ari amazina atatu twabahitiyemo atatu. Twakomeje rero, dukomeje kureba amazina dushobora kwita abana bacu. Tugeze ku mwanya wa 7. Umwanya wa 7 ni izina ryitwa Mucyo Avi Light. Mucyo Avi Light. Iri zina ni izina ryiza cyane, ni ukuri ni izina ryiza cyane nabahitiyemo. Mucyo ni izina ry'ikinyarwanda, Avi ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bahebureyi. Iri zina waryita umwana w'umuhungu kuko rifite ubusobanuro uvuga ngo data cyangwa se umuyobozi. Iri ni izina ryiza cyane. Iri zina ryakwitwa umwana w'umuhungu rikaba ryamubera. Hanyuma izina Light naryo ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye ukuri cyangwa se umunyakuri cyangwa se uvuga ukuri. Aya ni amazina meza, Mucyo Avi Light. Mucyo Avi Light. Aya mazina rero wayita umwana wawe akaba amazina meza cyane yamuherekeza mu buzima bwa buri munsi. Tugeze ku mwanya wa 6, Ineza Kayi Salvi. Ineza Kayi Salvi. Ineza ni izina ry'ikinyarwanda, Kayi ni izina ryiza cyane wakwita umwana wawe w'umuhungu. Iri ni izina rikomoka mu rurimi rw'amahanga, rikomoka muri Hawaii, rikaba rifite ubusobanuro ngo amahoro. Salvi naryo ni izina ryiza cyane wakwita umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka mu Buperesi, rikaba risobanuye ngo uburabyo cyangwa se ubuzima. Aya ni amazina meza rero twakwita abana bacu muri iki gihe, akaba amazina yabaherekeza mu buzima bwa buri munsi. Ineza Kayi Salvi. Ineza Kayi Salvi. Yego babyeyi rero mukomeze mukurikirane kuri channel yacu ya Arico AI TV show, turajya tubagezaho n'andi mazina muri iki gihe akwiriye kwitwa abana bacu.
yego tugeze ku mwanya wa gatanu. Mwanya wa gatanu hariho izina ryitwa Ishya Niko Drospe. Ishya Niko Drospe. Iri ni izina ryiza cyane twakita abana bacu b'abahungu. Izina Ishya ni izina risanzwe ry'ikinyarwanda. Niko ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye intsinzi. Naho Drospe naryo ni izina ryiza cyane rikomoka ku izina Joseph. Iri zina rikaba rifite ubusobanuro bwiza cyane, bisobanuye ngo Uwimana yongereye umugisha. Urumva, Uwimana yongereye umugisha. Aya ni amazina meza cyane akwiriye kwitwa abana bacu b'abahungu muri iki gihe, cyane cyane guhera muri uyu mwaka wa 2026. Ishya Niko Drospe. Ishya Niko Drospe. Murakoze cyane gukomeza gukurikirana channel yanjye. Nimwibagirwe gukora subscribe, like, share and comment. Ku mwanya wa kane turahasanga izina ryiza cyane ryitwa Mpamo Aries Mender. Mpamo Aries Mender. Iri ni izina ryiza cyane. Mpamo ni izina ry'ikinyarwanda. Aries ni izina ryiza cyane rikomoka mu ndimi z'amahanga, rikaba rikomoka mu Bahebureyi, rikaba risobanuye ngo Nyagasani ni Imana yanjye. Naho Mender ni izina ryiza cyane naryo wakwita umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka mu Bahebureyi, rishobora no gukomoka mu Budage, rikaba risobanuye ngo imbaraga cyangwa se ushoboye cyangwa se ukomeye. Urumva ni amazina meza cyane, urumva ni amazina yo twaturiraho abana bacu ibyiza gusa. Ndakwinginze mubyeyi, niwibagirwe gukora subscribe, like, share, ndetse bibaye byiza waza no kwandika muri comment ugashyiraho izina ushaka ko tugufasha kubonera ubusobanuro. Tugeze ku izina rya gatatu, Nshuti Aime Anthony. Nshuti Aime Anthony. Iri ni izina ryiza cyane rikomoka iri ni izina ryiza cyane rifite ubusobanuro butandukanye. Nshuti ni izina rikomoka mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko Aime ni izina ryiza cyane rikomoka mu Bufaransa, rikaba risobanuye ukundwa. Naho Anthony ni izina ryiza cyane naryo wakwita umwana w'umuhungu, rikomoka mu Bwongereza, rikaba rifite ubusobanuro uvuga ngo ufite umugisha. Urumva abafite umugisha, umwana waravutse afite umugisha. Urumva n'amazina twaturira ku bana bacu ibyiza gusa. Yego, Nshuti Aime Anthony. Nshuti Aime Anthony. Yes. Iri zina ni izina ryiza cyane. Babyeyi, ndabifuriza cyangwa se ndabasaba kuba aya mazina yose ndibuze kubereka rwose muri buyakunde. Tugeze ku mwanya wa kabiri, hariho izina ryitwa Cyubahiro Ozzy Elvis. Cyubahiro Ozzy Elvis. Cyubahiro ni izina ry'ikinyarwanda, naho Ozzy ni izina ryiza cyane wakwita umwana w'umuhungu, rikaba rifite ubusobanuro buvuga ngo imbaraga z'Imana. Naho Elvis naryo ni izina ryiza cyane wakwita umwana w'umuhungu muri iki gihe, rikaba ari izina rifite ubusobanuro buvuga ngo uzi ubwenge. Uzi ubwenge. Elvis. Cyubahiro Ozzy Elvis. Murakoze cyane babyeyi beza. Tugeze ku mwanya wa mbere. Uratekereza izina riri ku mwanya wa mbere ari irihe? Izina riri ku mwanya wa mbere tugiye kureba izina riri ku mwanya wa mbere, hanyuma iryo zina ndashaka ngo iri zina uze kuza kwandika muri komenti uvuge ati se koko iri zina niryo ryari rikwiye kujya ku mwanya wa mbere, cyangwa se urumva ari irihe ryari rikwiye kujya ku mwanya wa mbere. Mwanya wa mbere rero turasanga izina ryitwa Shyaka Edwin Lavi. Shyaka Edwin Lavi. Shyaka ni izina ry'ikinyarwanda, naho Edwin ni izina ryiza cyane wakwita umwana wawe w'umuhungu. Izina Edwin ni izina rifite ubusobanuro buvuga ngo inshuti nziza. Inshuti nziza, Edwin. Naho Lavi ni izina ryiza cyane wakwita umwana wawe w'umuhungu, rikaba ari izina rifite ubusobanuro buvuga ngo ubuzima.
urumva ni amazina meza twakwita abana bacu b'abahungu muri iki gihe. Yego, murakoze cyane gukurikirana Arensho AI TV show, kandi aya mazina ndifuza ko mwayakunda. Niuze kwibagirwa gukora subscribe, like and share, ndetse uze no kwandika muri comment izina wumva twaza gufasha kubonera ubusobanuro muri video itaha. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.